birashoboka cyane ko utangiye kubona bigoranye komeza, birashoboka cyane ko imbaraga zarangiye ukaba wumva uri hafi kubivamo. Iki gitondo nkuzaniye ubundi ubutumwa bwiza bwo kubwira ngo shikama ukomere, kuko niba wumva imbaraga zacu iki nicyo gihe cyo kugira ngo ukomeze. Birashoboka ko ibyo ugerageza byose ubona bidacamo. Iri joro naraye mfashe igihe cyo gutekereza niba zavamo kubera iki ntago mfite abantu benshi, ntago video zanjye zihitinga nkuko mbyifuza, kubera iki mpaguma. Yeah, I'm ready to play now. Put me in the game now. I came here to prove it. I'm ready to do it. I can't be afraid now. Impamvu mpabaye nuko kuri njyewe iyo nasobanukiwe ikintu nkagihereza abandi, ibyo bituma ndumva mbayeho. Reka nkubwire rero nawe unkurikiye ntubivemo, kuko reka ngusobanurire ikintu kimwe. Iyo wamaze kumenya agaciro kawe, kumenya icyo ushoboye, icyo ukunda cyangwa icyo uzi, ntago biba bikiri ngombwa ngo werekane icyo ushoboye, ahubwo icyo ni igihe cyo gukora. Nanjye rero hano ntago mpari kugira ngo abantu bakunde ibyo ndimo, ntago mpari kugira ngo abantu bampe like, nubwo bwose kumpereza like biri buze gutuma YouTube ifata iyi video ikayereka abantu benshi. Nushyiraho comment, ugakora partage, ugakora subscribe, biratuma YouTube yumva akamaro iyi video ifitiye abanyarwanda, bitume iyi sharinga mu banyarwanda benshi. Ariko ku giti cyanjye hamara muko bicunzemo ibingibi, mfite ibindi bintunze, mfite n'izindi business nyinshi cyane mu buzima, ariko ibi mbikorera kugira ngo wowe ubashe gufata inspiration muri iki gitondo. Niyo mpamvu rero muri aka kanya ndakubwiye ngo niba wumvaga warutangiye gucika intege, ntucike intege. Wibuke ko na cya gihe umudamu yatwite inda iri kumurya cyane, kiriya nicyo gihe umwana barimo kuba stand by yo gusohoka, umugore ahinduka nk'umusazi, umugore araribwa, umugore nta kintu aba kibasha kumva. Jewe byambayeho mfite umwana nzi ibyo ari byo, umugore aragufata akakurya inzara, akagutuka ibitutsi byose, akakurya ibinyungutira, ariko icyo gihe niho umwana bagiye kuvuka. Baba mwambitse ikintu cy'igikabutura wagira ngo ni igikariso giteye isoni ukuntu. Ibintu bya bindi by'amamakiyaje no kwiyemera byose biba byavuyemo, ibise byabaye ibise, niho umwana bagiye kuvuka. Birashoboka ko mwiyo business uri gutegura cyangwa se watangiye gukora, birashoboka ko mwiyo gahunda yose umaze iminsi ushaka gutangiza, ushobora kuba uri kubise bya nyuma. Niba bitarakubaho uzajye kuri maternité, wihera amaso umugore umaze kubyara, urebe ibyishimo bafite. Ibyo nibyo byishimo nawe bigutegereje nuramuka ubigumyemo, nuramuka udacitse intege, nuramuka utumvisha amagambo y'abandi, kuko deja kuba warabitangiye nuko uzi neza impamvu wabitangiye. Kuba uri kubikora nta mafaranga watangiranye, nta bantu bagufashije, ntaki. Reka kumva amagambo yabo, reka kumva bacantege. Wowe hanga amaso iyo gahunda yawe, hagaciro wa munsi bizaba byarangiye. Nuba wamaze kubigeraho, nta n'umwe uzibuka byabise wabayemo, nta n'umwe uzibuka y'amazi wamennye, nta n'umwe uzibuka byabe byari bikomeye. Iki ni cyo gihe cyo gutangira, iki ni cyo gihe cyo gufata ibyemezo bishyashya. Itariki ya mbere z'ukwa 9 mu mashuri, ndagusabye ngo buri munsi uko uzajya ubona iyi video bijye bikubera ku itariki ya mbere z'ukwa 9. Wibuke kutangira mu kiburamwaka, nyuma y'imyaka runaka ukabubaye docteur, utangirira mu wa mbere, nyuma y'imyaka runaka ukabubaye ingénieur. Uyu munsi ugira umunsi wawe gutangira. Uyu munsi reka ube umunsi wo kuvuga ngo nzicyo nshaka. Bariya bose ntago ntibateze amatwi, ntago ntibatumbiriye. Je m'en fous complètement de ce qu'ils pensent de moi. Ibyo nibyo nanjye mbayemo. Iyi ntago ari business ncunze mu mugati, nabisubiyemo inshuro nyinshi. Iyi ni business ncunze mu kukubona wowe ufite agaciro mu bintu bya petroli, watangiye kubikora. Wowe uzi kwandika ibitabo, watangiye kubikora. Uzi gukora movie, watangiye kuzikora. Uzi gukora umuziki, watangiye kuwukora. Nawe uzi gukora video, watangiye kuzikora. Nkajya numva uri kumpereza credit, umbwira ngo Moses, Musa, Afro Swing, amazina yose ushaka kunyita, umbwira ngo ya video yawe cya gitondo narayirebye, mpita mfata icyemezo. Ngiyo business mfite mwizi video, izindi business zanjye nzazikubwira numara kuba abone. So ntibibagirwe rero gukora like, ntibibagirwe gukora subscribe no gukora share. Wibuke impamvu kugira ngo YouTube ikomeze partage iyi video, kugira ngo abanyarwanda bose n'abantu bose bumva ikinyarwanda bakomeze kuyumva, kandi uko bakomeza kuyumva niko dukomeza kwizamura mu gaciro. Uranyumva? So ndakwizeye rero, shyiraho stop nonaha cyangwa se ushyireho pause, ukubiteho kari agatoki kawe hariya kuri like n'ibindi bikurikireho. Gira umunsi mwiza rero. Ntabwo uyu munsi ngufata
cyangwa ngo ufatirana cyane. Icyo nashaka kukubwira ni ukukwibutsa ko biracyoroshye, ntabwo biratangira kukurya. Niba ari bwo ugitangira business, niba ari bwo ugitangira kumininga kw'iyo projet, biracyoroshye. Ariko niba wamaze kubijyamo in deep, watangiye kujya ukora video ukabona iri kurebwa n'abantu babiri gusa, watangiye kurangura ikawa wabuze abakugurira, watangiye business runaka wabuze icyerekezo, aho niho bigomba gutanga umusaruro. Niba wumva ugomba kubivamo, hoya, iki nicyo gihe cyo kubigumamo. Niba biri na ngombwa kuhindura strategy, iki nicyo gihe cyo guhindura strategy. Niba biri ngombwa kuhindura abo mugendana, iki ni igihe cyo kubahindura. Niba ari igihe cyo guhindura mindset, iki ni igihe cyo kuyihindura. Ariko iyo gahunda, uwo murongo wihaye, ntuwuvemo, kubera ko bakuvuga, kubera ibyo bakwita. Barakwita Slay Queen, barakwita kusigaye wiyambika ubusa, barakwita kusigaye uririmba ibishegu, barakwita kusigaye ugenda ukamara kwezi Dubai abantu ntibamenye ibyo bagiyemo, barakwita ko usigaye ucuruza ibintu biri tutamenyereye, barakwita ko ufite amafaranga utajya ukura muri net filme ko wagira ngo wagiye kwa shitani. Barakwita ibyo byose, reka babivuge, niyo kamere yabo, barenga yabo ni izina ry'umunyarwanda. Big up, umunsi mwiza. Nizere ko ejo cyangwa ejo bundi tuzabonana muri kongere y'ababigezeho. Ejo bundi ntangira gukora ama conference, nizere ko nzakubona kandi uruwanjye nanjye nduwawe. Gitondo cyiza rero, ntucike intege. Uyu munsi ni wawe, uyu munsi ni wanjye. Ikubere video ya mbere ya motivation ubonye mu buzima uva wabaho. Urakoze, Imana iragukunda, nanjye ndagukunda, ariko ukunda kurusha byose cyangwa kurusha twese ni wowe ubwawe. Nutikunda birenze iby'abandi, warangiye. Nubona uteye imbere ugasiga abandi, uzahindukire ubazamure. This is fair, wikunda imwe, uzakunda abantu, urangwe n'ubuntu. Yego ntawe ukundwa na bose, wowe uzaharanire gukunda abo